Muri uyu mwaka wa 2022 ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe iterambere rirambye The United Nations Sustainable Development Solutions Network giherutse gusohora raporo igaragaza urutonde rw'ibihugu bifite abaturage bishimye ku isi, World Happiness Report. Iyi raporo isohoka buri mwaka aho ishyira ku rutonde ibihugu hafi ya byose byo ku isi mu rwego rwo kugaragaza ibihugu bifite abaturage bishimye kurusha abandi ku isi. Muri iki kiganiro cya General Knowledge Infotainment tugiye kugaruka ku bintu nyamukuru biri muri iyi raporo. Turagaruka ku byo bibandaho bashyira ibihugu mu myanya, uburyo bagera ku makuru cyangwa se data zibafasha kugaragaza ko abaturage batuye igihugu runaka bishimye kurusha abandi. Rwego rwo gukomeza gushyigikira uru rubuga rwacu, wakora subscribe ukanasangiza ibiganiro byacu inshuti zawe. Muri studio za General Knowledge Infotainment muri kumwe na Eric Manishimwe. Ku itariki ya 18 Werurwe 2022 nibwo iyi raporo yasohotse. Ibi byasohowe n'uyu muryango bikaba byaregeranyijwe mu mwaka wa 2021. Ibi bisobanuye ko ibipimo byagendeweho bashyira ibihugu ku rutonde bifite ishingiro cyane uhereye mu mwaka wa 2021. Iyi raporo kandi yakozwe hagendewe ku bushakashatsi bwakozwe mu bihugu 146 gusa, mu gihe isi igizwe n'ibihugu 195, harimo ibihugu bibiri bitari mu muryango w'abibumbye, ari byo The Holy See na State of Palestine. Nk'uko bigaragazwa n'urubuga rwandika kuri internet globalcitizens.org, ibihugu 10 bya mbere bifite abaturage bishimye bikurikirana mu buryo bukurikira uhereye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Finland, ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Denmark, ku mwanya wa gatatu turasanga igihugu cy'Ubusuwisi, ku mwanya wa kane turasanga igihugu cya Iceland, ku mwanya wa gatanu turasanga igihugu cy'Ubuholandi, ku mwanya wa gatandatu turasanga igihugu cya Norvege, ku mwanya wa karindwi turasanga igihugu cya Sweden, Luxembourg iza ku mwanya wa 8, ku mwanya wa 9 hakaza Nouvelle-Zélande, hanyuma ku mwanya wa 10 tukasanga igihugu cya Autriche. Iyi raporo kandi ishyira ku rutonde ibihugu 10 bya mbere bifite abaturage batishimye mu buryo bukurikira. Igihugu cya mbere ni Afghanistan, igihugu cya kabiri ni Zimbabwe, igihugu cya gatatu ni Rwanda, igihugu cya kane ni Botswana, igihugu cya gatanu ni Lesotho, igihugu cya gatandatu ni Malawi, igihugu kiza ku mwanya wa 7 ni Haiti, igihugu kiza ku mwanya wa 8 ni Tanzania, Yemen ni igihugu kiza ku mwanya wa 9, hanyuma ku mwanya wa 10 tukahasanga igihugu cy'u Burundi. Iyi raporo yerekana ko mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba igihugu kiza ku mwanya wa mbere mu kugira abaturage bishimye kurusha ibindi ni igihugu cya Uganda, hagakurikiraho igihugu cya Kenya, hagakurikiraho u Burundi, hagakurikiraho Tanzania, hanyuma u Rwanda rugaheruka. Raporo nyinshi z'umuryango w'abibumbye ntizivugwaho rumwe ndetse zamaganirwa kure n'ibihugu bigaragara ku myanya ya nyuma. Bishinja iyi miryango ikora izi raporo kubogama, akenshi ngo bazikora bakurikiranye inyungu zabo bwite harimo n'iza politike. Gusa nanone inzobere mu gukora izi raporo nazo zerekana ibipimo ngenderwaho kugira ngo hakorwe izi raporo, bityo ibyo bipimo akaba ari byo tugiye kubasobanurira muri iki kiganiro. Ibipimo ikigo cy'umuryango w'abibumbye ushinzwe iterambere rirambye kigaragaza ko ari byo kigenderaho bashyira igihugu ku rutonde rw'ibihugu bifite abaturage bishimye n'ibi bikurikira. Ni ibipimo 6 bishobora kwerekana ko abaturage b'igihugu runaka bishimye cyangwa batishimye. Igipimo cya mbere, umusaruro mbumbe buri muturage yinjiza ku mwaka, GDP per capita. Izi mpuguke zikorera ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe iterambere rirambye
zemeza ko abaturage bishimye ari abafite umusaruro mbumbe uri hejuru ku mwaka. Ibi bisobanura ko iyo bagereranyije amafaranga umuturage umwe asohora, ayo yinjiza n'umusaruro abona ku mwaka, haba hari ikinyuranyo cy'inyungu iva ku mafaranga yunguka ku mwaka. Igihugu gifite icyo bita GDP per capita iri hejuru iba kimwe mu bipimo byo kwemeza ko byaba bishimisha abaturage b'icyo gihugu. Igipimo cya kabiri, icyizere cyo kubaho, health life expectancy. Icyizere cyo kubaho bagishingira ku myaka abaturage b'igihugu runaka bamara ku isi. Hari abaturage bamara ku isi imyaka myinshi ugereranyije n'ab'ibindi bihugu. Izi nzobere zemeza ko iki ari igipimo cyerekana imibereho myiza y'abaturage babayeho bishimiye ubuzima bwabo, bityo zigahamya ko ari igipimo cyiza kigaragaza ko abaturage bishimye. Igipimo cya gatatu, gufashanya kw'abenegihugu, social support. Izi nzobere zikomeza zisobanura ko iyo umuturage ari mu bibazo bikomereye ubuzima bwe, hanyuma akabona ubufasha buvuye ku bavandimwe be, ku nshuti ze cyangwa ku bo basangiye igihugu, bituma yumva yishimiye abamukikije mu gihugu cye. Iki gipimo nacyo kikaba ari ingenzi mu kwerekana ko abaturage b'igihugu runaka baba bishimye. Igipimo cya kane, ubwisanzure bwo kwihitiramo icyerekezo cy'ubuzima, freedom to make life choices. Kuri iki gipimo izi nzobere zireba niba umuturage yishimiye cyangwa atishimiye ubwisanzure afite mu kwihitiramo icyo akora mu buzima bwe. Kuri iki gipimo basuzuma impamvu z'imiyoborere y'abaturage, politics. Bibanda cyane ku kureba niba amahame yo kwitorera no gukuraho ubuyobozi binyuze mu matora akorwa n'abaturage ubwabo byubahirizwa, cyo bita principles of democracy in a country. Izi nzobere z'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe iterambere rirambye zivuga ko iki gipimo ari kimwe mu bikomeye zishingiraho zemeza ko abaturage bishimye mu gihugu cyabo. Igipimo cya gatanu, kugira umutima ufasha, generosity. Kuri iki gipimo harebwa niba abaturage b'igihugu runaka bagira umutima wo gufasha binyuze mu miryango yita ku mibereho myiza y'ikiremwamuntu, cyangwa bagafasha mu buryo bishakiye bafasha abandi bantu b'ingeri zitandukanye. Iki kigo kikemeza ko abaturage bafasha abandi baba bishimiye imibereho y'ubuzima bwabo. Igipimo cya gatandatu ari nacyo cya nyuma, uko ruswa ihagaze, perception of corruption. Kuri iki gipimo inzobere zikora iyi raporo zireba niba ruswa yaba yiganje mu buyobozi bw'igihugu runaka cyangwa ntayihaba. Harebwa nanone niba mu bucuruzi bwo muri icyo gihugu nta ruswa iharangwa. Izi nzobere zemeza ko ruswa ari kimwe mu biza bituma abaturage baba mu kajagari gatuma ahazaza habo hasa n'umwijima, bityo bigatuma abaturage babaho batishimye. Dore ngibyo ibipimo bitandatu ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe iterambere rirambye gishingiraho cyemeza ko abaturage b'igihugu runaka babayeho bishimye cyangwa batishimye. Mwakoze gukurikirana iki kiganiro cyacu, tubifurije kugira ibihe byiza.